benshi bajya bashimira Imana ngo baravutse ndetse babona ababyeyi babitaho, ababyeyi babagira abantu b'ingenzi mu buzima bwabo. Ariko njyewe ubwo navukaga naje gusanga mbana n'umukecuru ushaje cyane. Umukecuru nakundaga kumuhamagara mama. Mbona nubwo yewe abandi bana bacukiraga imyaka 2, njye nagize imyaka 2 bampa amata, sinigeze mbona ku ibere n'umunsi n'umwe. Uko uwo mukecuru twarushaho kugenda tuganira, nibwo yakundaga kumbwira ati wabayeho mu buzima bw'igitangaza. Njye ntabwo namenyaga ibyo ari byo kuko nari akana gatoya cyane, nari mfite nk'imyaka 2. Ubuzima bwarakomeje. Ubwo uwo mukecuru yazaga kugera igihe ararwara ndetse araremba cyane. Njye numvaga ko ari ibintu bisanzwe, mfite umuryango unyitayeho kuko numvaga ari we muryango wanjye wonyine nsigaranye. Uwo mukecuru yarambwiye ati mwana wanjye kundwa, ndagukunda cyane, niyo mpamvu ntajya nifuza buri kimwe cyose kizakubabaza. Uziyiteho, uzaba umwana w'intwari, uzakore buri kimwe cyose ibyishimo wabuze mu buto bwawe uzabibone, kandi ntuzahemuke nk'uko benshi muri iyi si bajya bakunda guhemuka. Byaranshanze cyane. Naribajije ati ese mama kuki ari kumbwira ibi ngibi? Nanze kumubaza kuko yari arembye. Undi munsi wakurikiyeho nakubonye akomeje kuremba cyane kandi ndetse bitangiye kuba bibi. Niko kumwegera ndamubaza ati mama, ese koko nibyo ugiye kunsiga? Yansuzanyije agahinda kenshi arambwira ati mwana we, birashoboka ko ngiye kugusiga, ariko ndabizi ko nsize intwari. Kubyakira byarananiye, ndaturika ndarira ndavuga ati se Mana, kuki wemeye ko mama wambyaye ansize? Ubu se nakoze irihe kosa? Umukecuru yarambwiye ati oya, tuza, ndacyari kumwe nawe, kandi buri kimwe cyose kizaba, nzaba ndi kumwe nawe. Narasohotse njya hanze kujya kureba abaturanyi twari dufite. Nagiye mu rugo rw'umuturanyi. Nkigerayo bahise bampamagara ati kundwa, umeze neza? Nanjye narabasubije ati ego meze neza, gusa mama ararwaye ameze nabi. Umumama wari uhari witwaga Marita yarambwiye ati yo, pole disi, n'ukuntu yakureze ukiri akana gato yagutoraguye mu muhanda. Numvishije nguye mu kantu. Naratekereje ati se burya bwose nubwo nabanaga n'uyu mukecuru anyitaho gutya, ama buri kimwe cyose nkeneye, ntabwo yigeze ambyara. Ese ni iyihe mpamvu yandeze kandi akankuza atarigeze ambyara? Marita naramubajije ati ibyo bintu uri kuvuga ubihagazeho? Marita yaransubije ati kundwa, ubu kuri iyi saha ufite imyaka 10, ubwo se urumva aho naba nabihagaze hari hehe? Ntabwo uri mama wawe, yagutoraguye mu muhanda aho wari uryamye mu gashuka. Uko biri kose umuntu wakubyaye ashobora kuba yaragutaye, bityo umukecuru niwe wagufasha aragutoragura, arakuzana arakurera, ndetse we yakureze abana biwe batabishaka kuko bumvaga badashaka undi muntu binjirira mu buzima. Ako kanya nahise mbura ikintu cyo kuvuga. Naravuze ati basi wenda reka nihute njye kubwira mukecuru ko yakoze kundera mu gihe abandi byari byabananiye. Ubwo nageragayo nasanze mama nakundaga cyane yararangije gupfa. Ubuzima bwaratangiye buransharirira, nabuze epfo na ruguru. Ubwo no kuva mu ishuri byahise bitangirira aho ngaho. Sinabashije kubona uburyo niga, ndetse yewe abana b'uwo mukecuru bakoze ibishoboka byose. Baraza bankura mu nzu, bankura mu ishuri,
bansohorana n'imyenda nari mfite gusa kuko nta kindi kintu nari mfite. Uwo mugore nawe ngo ni Marita ubwo najyaga kumucumbikaho. Nagezeyo umunsi wa mbere aranyakira. Ku munsi wa kabiri yari afite umugabo witwaga Mariko. Yari umugabo mubi cyane, akundaga abakobwa. Aho nari ndyamye ari nijoro, nagiye kubona mbona Mariko araje. Ati kundwa mukobwa mwiza, ni ukuri reka bakwite kundwa kuko uri uw'igikundiro, uri mwiza pe. Naribajije ati se Mariko ari kunshaka iki? Ese ni ubuhoro? Umutima wanjye byatangiye kunshaka. Ntabwo nari nzi ibyo Mariko ashaka. Nari umwana mutoya cyane, nari mfite imyaka 10. Ubuzima bwaratangiye buransharirira. Kuko nibwo Mariko yanyegereye. Ngira ngo ni ibintu bisanzwe. Aba amfashe ku ngufu. Nabyutse mbabara ahantu hose. Nta muntu n'umwe nari mfite wo gutakambira. Ndetse yewe nta n'uwo nari mfite wo kubwira ibyambayeho. Natekereje kubibwira Marita wancumbikiye. Numva sinzi ukuntu ari buze kubifata. Ndetse yewe naratekereje ati se nkora iki? Icyo gihe byaranshatse. Ubwo nibwo nafashe umwanzuro wa nyuma ndavuga ati reka nihangane mbibwire Marita. Nta kindi kintu ngomba gukora. Agomba kumenya buri kimwe cyose cyambayeho. Kandi ikindi nanone akamenya ko nta ruhare na rutoya nabigizemo. Ubwo nibwo nagenda mwegera ndamubwira ati mama, Marita ati karame mukobwa wa, ndagira ngo untege amatwi kandi unyumve. Ubwo nari ndyamye nijoro, umugabo we Mariko. Marita ati aha, Mariko yakoze iki? Kundwa aka kanya se nawe urananiye? Aravuga ati oya ntabwo nkunaniye, gusa yansanze aho nari ndyamye. Ntabwo mbizi gusa ntekereza ko yamfashe ku ngufu. Dore n'ubu ureba ikanzu nambaye iriho amaraso. Nta wundi muntu nari mfite kubibwira usibye wowe. Marita yaravuze ati kundwa nagufashe nk'umwana muzima, ntabwo nari nzi kuri indaya na nyoko. Burya kuko babivuze ukuri ngo umurozi abyara umurozi, n'umuntu muzima akabyara umurozi. Ndetse n'indaya yewe zikabyara indaya. Ntabwo nari nzi ko wowe mfashe ubona ubuzima bukuremereye, ari wowe uri wowe wa mbere wo kuza ngo unkorere ibintu bimeze gutya. Naramubaje ati Mana, nakoze iki ko numva uri kumbwira nabi? Marita yaransubije ati kundwa burya koko umukecuru yarakwihanganiye. Kumbi bitewe n'ubuzima wavutsemo nawe wakuranye uburaya. Ubu aho bigeze utangiye kundeshyereza umugabo, akanca inyuma akaza kuryamana nawe uri umwana w'imyaka 10. Kundwa naragufashe ndakurira. Mu minsi mike tugaturanye naribona uri umwana mwiza cyane, umwana ufite ubwenge. Natekerezaga kugusubiza mu ishuri, ariko kuva uyu munsi ndavuze ngo sohokera mu rugo. Narumiwe, nabuze icyo gukora. Umutwe waratangiye uranjye. Naribajije ati se Mana, nakoze iki gituma abandi babaho neza, ariko byagera kuri njyewe nkabaho nabi? Ese hari nuko ndi mubi? Ese n'ubuzima bubi naba naraciyemo? Byaratangiye birancanga. Naratangiye buri kintu na kimwe nshobora kuba narakoze cyatuma ubuzima bwanjye buba bubi bigeze ahangaha. Ubwo nari ngiye gutekereza ibyo ngibyo, nagiye kubona mbona Marita
asohoye agashandiro nabikagamo imyenda, agasohora ambwira ati dore yewe fatwa n'utwawe ugende, sinyigushaka mu rugo rwanjye, ikindi nanone ntuzagaruke hano ukundi. Nkatangara impamvu abana ba mukecuru batifuzaga kubana nawe, byose ni amafuti yawe, ndetse yewe nta n'umutima muzima ugira, wakaraya we. Burya koko umurozi abyara umurozi, umwicanyi akabyara umwicanyi, indaya zikabyara indaya, umwana ungana gutya. Ubwo se muko ko mbona utangiye uburayi uri muto, ubu buzima uzabushobora ra? Aho ejo mu gitondo ntugiye kugenda ukajya ureshya abagabo b'abandi, bakagutera sida ndetse bakagutera inda nka nyoko nawe ukajugunya umwana. Agahinda karanyishe mbura icyo nkora, naribajije ati se ibyo naba narakoze ikosa ringana gute, ubu buzima mbayemo ndabugira gute? Mvaga mbuze icyerekezo, nabuze ipfumbura n'aharaga. Nakomeje kumwinginga mubwira ati mama ndakwinginze basi mbabarira bwa nyuma, nta kintu na kimwe nigeze nkora, niwe waje akansanga mu cyumba nari ndyamyemo, ese oya namvunaguye, reba ukuntu nabaye, ese basi wakihangana ukanyumva? Marita ati hoya, ejo mu gitondo nazasanga n'abana banjye ari uko byagenze. Oya mvira aha muko, mvira aha, sinjye worora ibibi, sinjye worora ibibi pe, ihangane ugende, uzabona undi nyoko maze, cyangwa se wenda nyoko wakujugunye azagaruka gutware. Nta kintu nari mfite cyo gukora nubwo nari umwana. Nabonye ko mu buzima nta wundi muntu nsigaranye wo kundwanirira, sibye njyewe njyenyine. Naravuze ati mama, ngiye gutangira ubuzima bugoye cyane, akunda bisikora Imana ishobora byose, uzamba hafi, wowe nturi nk'abantu uzigera untererana, buri kimwe cyose kizaba nk'uko byifuza. Nafashe inzira ndagenda. Icyo gihe sinari nzi iyo ngiye, sinari nzi ngo mvuye he, sinari nzi ngo ngiye he. Bwaje kunyirira, ubwo bwiraga nabonye nta yandi mahitamo mfite. Bwari ubwa mbere bunyiriho bikagera saa sita z'ijoro nkirimo kureba. Nahagaze mu muhanda ndibaza se ndaryamaye cyangwa se ibi bintu birarangira gute? Nta kindi gisubizo nari mfite mu buzima bwanjye, nta n'ikindi kintu nari mfite gukora, sibyo kuvuga ati reka njye muri rigori ndebe ko wenda bwacya. Naragiye nshaka agakarito keza cyane, ndagakata, kaba ariko ndyamaho niyorose cya gishandiro nabikagamo imyenda. Ndangije nari mfite n'ikanzu isa nabi, kubw'amahirwe nijoro imvura iza kugwa, ya kanzu nyikuriramo muri ya rigori. Nubwo imvura yaguye ikambuza ibitotsi, ako basi wenda nabonye amazi yo kumesa ikanzu yanjye, kuko yariho amaraso menshi cyane kandi byagaragaraga ko nafashwe ku ngufu. Ubwo nahise mvuga ati I will not trust anybody, sinzongera kwizera n'umuntu n'umwe. Ikindi nahise ntekereza ko abagabo bose ari abagome, nta mugabo n'umwe mfite kuzizera. Ndetse kugeza ku munota wa nyuma w'urupfu rwanjye, nabonye ibyo Mariko yarankoreye, ntangije ndavuga ati wawu, uko niko abagabo bose bameze, nta n'impamvu n'imwe yo kuzongera kwizera umuntu w'umugabo. Ndacyari umwana, ubuzima bwanjye bugomba gukomeza. Ubuzima bwarakomeje ku myaka 10 nari mfite. Namaze nk'icyumweru ndara muri rigori, nagira umwaku, imvura ikagwa nijoro, igikarito ndyamyeho kigatoha cyane, ndetse yewe nkabura ibitotsi, nkabura amahoro. Umunsi ubwo navaga muri rigori nibwo naje kubona umuntu w'umugabo ari kundeba.
bitewe n'ukuntu natinyaga abagabo. Nakijijwe n'amaguru ndiruka. Umugabo nawe yanyirukanse azi ko hari icyo nibye, nawe akomeza kunyirukankaho paka amfashe. Ubwo yamfataga natabaje ndi kuvuga ati hoya, sinshaka ko nkora nk'ibyo Mariko yankoreye, ndakwinginze ndeka ngende njyenyine, nize kwirwanira mu buzima bwanjye bwa buri munsi, winkurikirana, wa mugabo we ndeka, wa mugabo we ndeka. Umugabo yaranyegeye arambaza ati niko sha, niwe muri za marine bavuze? Ati aha, ndagufasha. Wakoraga iki mo hariya? Namubwiye ati papa, huye nta kintu nakoragamo, nuko niho hantu ndara, niho nirirwa. Ubwo rero kubona ibyo kurya birangora, ni nayo mpamvu mfashe. Iyo ngiye ku muhanda wenda nkabona umuntu ufite igisheke kinini, ndamusaba aho yama nkigenga ubuzima bugakomeza, ndakwinginze nawe winkora nk'ibyo Mariko yankoze. Umugabo ati uwo Mariko uvuga yagukoze ibiki? Nubwo ati yewe, ibyanjye na Mariko ni birebire, ntawabivuga ngo abisondore, ni bigari pe, ngaho ndeka wenyine, wowe wigendere. Nta muntu n'umwe nshaka inyuma yanjye, nta muntu n'umwe nshaka akankurikirana, ndakwinginze ndekugenda. Umugabo yarambwiraga ati nanjye amazina yanjye banyita Jean Paul, ugerageje ukambwira ubuzima bwawe nagufasha. Namubwira ati oya, nta muntu nshaka n'umwe kamfasha, nzibirwanirira, ubuzima bwose bubaho nzabubamo, ariko ndabizi ko kuri fayinali cyangwa ku iherezo nk'uko umukecuru wanjye yabimbwiye nshobora kuzatsinda. Ngaho ndekugenda, wiguma hano, nta mpamvu n'imwe ufite yo kuguma hano, ndekugenda. Umugabo yarambwiye ati okay, amazina yanjye nakubwiye ko banyita Jean Paul, umunsi uzankenera uzambwira, hanyuma siko nkubwira amazina yanjye uwo witwa. Namubwira ati nose nimubwira amazina yanjye basi uragenda? Umugabo ati ni ukuri numbwira amazina yawe ndagenda. Namubwira ati nanjye nitwa Kundwa. Jean Paul ati byiza guhura nawe Kundwa, uri umwana mwiza, uri umwana ushimishije, nubwo nazi ikibazo wahuye nacyo, ariko waza mu rugo tukajyana nkaguha ibyo kurya. Namubwira ati oya papa, oya, sinshaka kwinjira mu rugo rurimo umuntu w'umugabo, ndakwinginze ndeka njyenyine, wakihanganya ukansiga? Ese basi urabona utari kunyangiriza ubuzima? Jean Paul ati oya, ntabwo ndi kukwangiriza ubuzima Kundwa, ntabwo nashobora kukwangiriza ubuzima pe, gusa icyo nkubwiye cyo ni kimwe, unyihanganye tukajyana mu rugo, wambwira ikibazo ufite nkagerageza nkagushakira n'umuganga. Namubwira ati oya, ariko wambwiye ko witwa Jean Paul, oya, ntabwo mpari pe, ihangane wigendere, ni ukuri njye ntabwo nkeneye ubufasha, ndi umwana mutoya, ndetse ibintu byanjye biranagoye, babarira ugende. Jean Paul yarambwiye ati Kundwa, si basi mujyane kwa muganga? Namubwira ati byamfasha kurushaho basi ungejeje kwa muganga, ntabona buri kimwe cyose cy'ubufasha, wenda nabona none ibyo kurya. Jean Paul yarambwiye ati okay, byiza, ngaho dore imodoka yanjye iri hariya, injiramo nkujyane kwa muganga. Bitewe n'ukuntu Jean Paul yakomezaga kumbwira, wabonaga ari umugabo ufite ubwenge, ndetse umugabo ufite umutima, ndetse umutima mwiza cyane. Yinjiye mu modoka nishimye, niko kumereza amaji n'imigati, ndarya. Birumvikana nari maze igihe kinini mfite inzara iteye ubwoba. Ubwo ninjiraga mu modoka ya Jean Paul,
aravuze ati wenda hari Imana igiye kumpa igisubizo, ariko burya ngo nyiri ibyago imbwa ziramwonera, nta gisubizo na kimwe cyari kirimo. Twaragiye, ubwo twageraga mu rugo kwa Jean Paul nta kindi kintu yankoreye, yarambwiye ati kundwa nagukunze rero, nk'uko nabikubwiye nari ngiye kukujyana kwa muganga, gusa ndatekereza wakuzana hano nkabanza nkakugaburira ukaryama ukishima, ndetse yewe nkaza kujyana kwa muganga ejo. Bitewe n'ukuntu Jean Paul namubonaga, nabonaga ari umugabo ufite umutima mwiza, namubwiye ati oke nta kibazo, niba ari kubihisemo ndabikora. Akimara kunzanira ibyo kurya yanyeretse ahantu dushe iri, arangije arambwira ati rero iyi nzu mbamo ifite ibyumba byinshi pe, ariko mbere y'uko ujya kuryama urabanza uze hano mu cyumba cyanjye, hari ibintu ndabanza kukubwira ubundi ujya kuryama. Namubwira ati nta kibazo papa, ndaje aho ngaho mu cyumba cyawe pe. Ubwo ninjiraga mu cyumba cya Jean Paul, nawe nta kindi kintu yakoze, yarambwiye ati kundwa kugufasha kose nta zindi mpuhwe, kuko nifuzaga kuryamana nawe, uri umukobwa mwiza cyane pe, buri mugabo wese yakifuza kuryamana nawe. Ubwo rero urahitamo kimwe, urahitamo ko ndi bukwice cyangwa uze turyamane. Namubwira ati oya papa, ntabwo nawe wankoranya ibyamare, ni ukuri mbabarira basi, ndakora buri kimwe cyose ukeneye ariko ntunyice, ndacyakeneye kubaho, ubuzima bwanjye buri mu biganza bwanjye, winyica, ndakwinginze winyica. Jean Paul ati uremera turyamane cyangwa nkwice? Namubwiye ati ni ukuri basi mbabarira mbanze mbitekerezeho. Jean Paul yambwiye ko nta kintu na kimwe mfite cyo gutekereza, sibyo gusubiza yego cyangwa hoya, kuko nibyo bisubizo yari akeneye kumva. Namubwiye ati kuryamana nawe byo ntabwo byakunda, kuko narangiritse, ntabwo wasubiza nk'uko Mariko yangenje. Nabonaga uri umugabo mwiza ufite umutima, ndetse yewe w'igikundiro, ntabwo nabonaga uri umugabo wo kunyangiza wigeze aha ngaha. Mbabarira, mbabarira, ndakwinginze mbabarira, ntabwo ari njyewe wahisemo kuvuka gutya. Nubwo mama wanjye yapfuye akansiga ari we mukecuru wanjye, akunda kwinginze wibikora. Ubwo nibwo yatangiye kunshiraho ikanzu nari nambaye, birangira nawe amfashe ku ngufu, numvaga ibyanjye bindangiriye. Ubwo yasozaga gukora ibyo akora, yarambwiye ati guma aho ngaho, ndaje ngutunganyirize icyumba uri buryamemo, ubundi nguhereze n'imiti iri bugusinzize. Numvise ari kuvugira kuri telefone ati dore ka gakobwa nakazanye, buri muntu wese uri buze kuryamana nako araza kumpereza 5,000, ngaho nimugire vuba muze. Nkibyumva nashatse ukuntu nsohoka muri iyo nzu gake gakeya, kubera ukuntu nari maze kuba nk'akamayibobo, ntabwo nabuze aho nca, ahubwo nuriye igipangu. Nimara kurira igipangu ngera hanze, ese nkubitana n'imodoka irangonga. Ubuzima bwarancaririye, hahandi nibazaga ese nakoze iki? Nakunzwe n'umuganga w'umusore witwaga Thompson. Thompson akimara kungonga yabonye ko ndi akana gatoya cyane, yaraje anshyira mu modoka. Ntabwo nigeze nkomereka cyane, ibyabaga byose narabireba. Akimara kunshyira mu modoka yanjyanye kwa muganga. Ngeze kwa muganga yarampfukishije, aramvura bihagije, niko guhita ambaza ati mukobwa mwiza, utwihanganira ku bwa accident yabaye, rero ndabona uri umwana ushobora kuba wiga mu wa 4 primaire,
ese wambwira nomero z'ababyeyi bawe nkabahamagara basi bakaza nkabaha amafaranga bakagukurikirana uri mu rugo? Akimara kubimbwira naraturitse ndarira. Naramubwiye ati muga unyihanganire, nta mubyeyi n'umwe mfite, mama wanjye yarapfuye. Umuganga yaravuze ati none se nta n'abafamiliye ufite basi bakuba hafi? Namubwiye ati oya, nta bafamiliye mfite, kuko abari kumbera famiye barantaye, ubu nyine nuko biragoye. Muganga ati oya, mbwira ni ukuri. Mpita mubwira ati oya muga, oya ntabwo byakunda, basi bundetseho gato, bundetseho manze ntekereza icyo gukora, ndumva ubu binshanze. Muganga yaramubwiye ati je nitwa Thompson, wowe witwa nde? Yaramusubije ati nanjye nitwa Kundwa. Muganga ati ufite akazina keza, none se Kundwa wiga mu wa kangahe? Namusubije ati muga navuye mu ishuri mfite imyaka 9, hashize umwaka umwe mvuye mu ishuri, kuko ubwo umukecuru wanjye yatangiye kurwara cyane nta muntu n'umwe yari afite wo kumwitaho, so ninjye rero wavuye mu ishuri mwitaho, biba ngombwa ko nakomeza kwiga, ubu ntabwo niga. Muganga ati oke, yumva ari byiza, yego ntabwo bishimishije, gusa icy'ingenzi ni ugukira amahoro ubwo mama we yitabye Imana. None se bose urashaka kwiga? Namubwira ati muga kwiga byo ndabishaka pe, nta nubwo ndi umuswa cyane, kwiga ndabishaka, ndetse we ndashaka kuba umwana w'umuhanga ku rwego rukomeye, atari ko kubona ubushobozi birangora, sinabona amafaranga nyishyurira kuko ndi umwana, nta papa nta mama, nta muntu n'umwe mfite wo kunyitaho, nabona ahungiyeho bose, nta kindi bakoze usibye kumfata kumwe. Muga ndaremerewe bihagije, nta kintu na kimwe mfite cyo gukora, sibyo kwicara nkatuza nyine nkumva ko ubuzima bwanjye bwarangiritse bihagije. Muganga yarambajije ati oya ihangane, ntabwo ubuzima bwawe bwangiritse, ubuzima bwawe buracyafite foronire. Ubu rero njyewe bana na mushiki wanjye yashoje kwiga, wakihangana se ugataha tukajya mu rugo, basi ukaba uri kumwe na mushiki wanjye mu gihe ntiri kugushakira aho kwiga? Ese mubwira ati oya ntabwo nshaka kuzongera kubonana n'umugabo ukundi, wakoze kunyitaho, wakoze kumvura, wakoze kugabura kimwe wampaye, gahopaye urabeho, ukomeze kugira ibihe byiza. Narirukanse bitewe no kuri naravunitse akaguru, nikubita hasi. Umuganga yahagaze avuga ati oya ntabwo uri bubane nanjye gusa, urabana na mushiki wanjye, muzajya mwirirwana. Mu gihe ntarakubonera ishuri nyine nta kundi kuntu nabigenza. Namubwira ati muga oya muga utanywera nk'ibya Jean Paul, utanywera nk'ibya Mariko. Muga natandukanye na Marita kubera Mariko, Marita yamfataga nk'umwana we, none reba aho bigeze, ahantu mfite ho kuba. Ndimo ndanibaza ko n'agakarito nararagaho nshobora kuzasanga izindi mayibobo zaragatwaye. Muganga ati umwana w'umukobwa kurara muri rigori, ubwo se izindi mayibobo zo ntizagufata ku ngufu? Muganga ati muga mbe n'abari aba bari abana duhuje ubuzima, bari abana twarezwe kimwe nyine batagira ababyeyi nkanjye, ntungahe bazi gufatwa ku ngufu n'umuntu ufite ubwenge. None se bose urashaka kwiga? Namubwira ati muga kwiga byo ndabishaka pe, nta nubwo ndi umuswa cyane, kwiga ndabishaka, ndetse we ndashaka
kuba umwana w'umuhanga ku rwego rukomeye, atari ko kubona ubushobozi birangora, sinabona amafaranga anyishyurira kuko ndi umwana, nta papa, nta mama, nta muntu n'umwe mfite wo kunyitaho, nabona ahungiyeho bose, nta kindi bakoze usibye kumfata kongo. Muga, ndaremerewe bihagije, nta kintu na kimwe mfite cyo gukora, sibyo kwicara nkatuza nyine nkumva ko ubuzima bwanjye bwarangiritse bihagije. Muganga yarambajije ati oya, ihangane, ntabwo ubuzima bwawe bwangiritse, ubuzima bwawe buracyafite foromire. Ubu rero njyewe bana na mushiki wanjye yashoje kwiga, wakihangana se tugatana tukajya mu rugo, basi ukaba uri kumwe na mushiki wanjye mu gihe nkiri kugushakira aho kwiga. Ese mubwira ati oya, ntabwo nshaka kuzongera kubonana n'umugabo ukundi, wakoze kunyitaho, wakoze kumvura, wakoze kugura buri kimwe wampaye, gaho baye urabeho, ukomeze kugira ibihe byiza. Narirukanse bitewe no nari naravunitse akaguru, nikubita hasi. Umuganga yagarutse avuga ati oya, ntabwo uri bubane nanjye gusa, urabana na mushiki wanjye, muzajya mwirirwana. Mu gihe ntarakubonera ishuri nyine, nta kundi kuntu nabigenza. Namubwira ati muga, oya, muga, utankorera nk'ibya Jean Paul, utankorera nk'ibya Mariko. Muga, natandukanye na Marita kubera Mariko. Marita yamfataga nk'umwana we, none reba aho bigeze, ahantu mfite ho kure. Ndimo ndanibaza ko n'agakarito nararagaho nshobora kuzasanga izindi mayibobo zaragatwaye. Muganga ati umwana w'umukobwa kurara muri regoye, ubwo si izindi mayibobo zo ntizagufata ku ngufu. Muganga ati muga, imbe n'abariya bari abana duhuje ubuzima, baba ari abana twarezwe kimwe nyine batagira ababyeyi nkanjye, nubwo yabaze gufatwa ku ngufu n'umuntu ufite ubwenge, agafata iya mbere yo kuvuga ati uyu mwana ndi kumugurisha, buri umwe wese ushaka umwana naze muhe. Muga, oya muga, oya mbabarira, ni ukuri wibikora, winyitaho, mbabarira. Muganga ati oke, nta kibazo, naguhaga ubufasha wari ukeneye, reka mpamagare mushiki wanjye Nicole aze mube muri kumwe. Nubwo ati muga, oya, ahubwo ndashonje, wanshakiye ibyo kurya basi. Muga, mbabarira umpereze ibiryo. Yarambwira ati nta kibazo, reka mbwire Nicole akuzanira ibiryo. Mushiki we yaraje, akigera aho ngaho yahise amubaza ati yego Thompson, umpamagariye iki? Nari nkwitabye. Thompson yaramubwiye ati niko, dore uyu ni umwana noraguye, nagize ibyago mukoresha agisida, gusa naje gusanga nta babyeyi afite, ari nayo mpamvu tugomba kumujyana tukamuhindura nk'umwana wacu mu rugo, kuko natwe twakuze nta babyeyi dufite kandi urabyibuka. Nicole ati urumva ari njye ugiye kuzajya ndira amayibobo zo mu muhanda rero? Thompson, nta soni, mpamagare gutwara iyi mayibobo? Nose niba nta babyeyi afite, uragira ngo mbikore iki? Thompson ati no, niko, ntabwo ari we wakitwaye gutyo, uzi n'ubuzima twakuriyemo, uzi n'ukuntu byari bigoye kugira ngo tubone ibyo kurya. Niko, kuki udahinduka? Niko ati wawu, kabisa, cyokoze ndumva bitoroshye. Njyewe aha, nta kibazo, naze tugenda. Thompson yamubwiye ati hanyuma rero kundwa yavunitse cyane, uraza kugerageza ugenda umwiyegamije.
ati ntarebe rwose musaza wanjye nkunda, nta kibazo pe, ndaza gukora buri kimwe cyose ariko amere neza. Natahanye na Niko ariko dutahana mbona atanyishimiye, mu gihe Thompson nawe yari yanyishimiye ndetse we na cyane. Yahise akora ibishoboka byose ajya kunshakira ishuri. Nicole yamporozaga ku nkeke buri munsi ambwira ko ngomba kuzasubira iwabo, namubujije uburenganzira bwo kwisanzura ngo azane buri umwe wese ubonetse mu rugo rwacu. Numvaga narabaye umwana mu muryango. Igihe kimwe ubwo nasozaga segonderi nibwo Thompson yaje kumbwira ati kundwa, uri umukobwa mwiza cyane pe, buri muhungu wese yakwifuza kubana nawe, ese wakihangana ukambwira ubuzima waciyemo gake gakeya? Ubwo nari mfite imyaka 20. Namubwiye ati papa nyemerera nkwite papa nubwo ukiri muto, warakoze kumenyishyurira. Ubwo twahuye ntundushaga imyaka itari myinshi cyane ariko warandutaga. Abandi twarahuraga bakampemba, kunjugunya, kunkorera buri kimwe kibi, kumpererana. Ariko birasa nkaho wowe uri impano nahawe n'Imana, waraje uranyiyegereza, umba hafi, unkorera buri kimwe. Wahindutse papa, uhinduka mama, nta na kimwe nakuburanye ugifite. Thompson warakoze cyane. Ubu rero iki ni cyo gihe cyanjye cyiza nk'icyo gutangira ubuzima bwanjye. Nk'uko nabikubwiye, mama wanjye ajya gupfa yarambwiye ngo ngomba kuzaba umuntu w'ingenzi mu buzima kandi nkazihesha agaciro. Ubwo rero nshoje segonderi, ndakwinginze nyemerera byo gutangira ubuzima bwanjye, basi wenda rebe ko nanjye hari ahantu nagera. Thompson yarambwiye ati kundwa, ushaka kuvuga ko ugiye kunsiga rero? Nubwo ati Thompson, ufite mushiki wawe kuva wanyadopta ngo nzane nk'umwana hano mu rugo ntiyigeze ankunda. Buri kimwe cyose naragikoraga. Natangiye kumumisira amakariso mfite imyaka 10, none ubu ngeze imyaka 20 nshoje kwiga. Ese basi uragira ngo ngome muri ubu buzima bwo gukontororwa na mushiki wawe? Thompson yavuga ati rekana na mushiki wanjye Nicole agiye gushaka umugabo. Yavuga ati none se nashaka umugabo utekereza ko umugabo wazanyishimira? Mbwira. Tukiri kuganira gutyo nagiye kumva numva Nicole arinjiye ati yego ye, niko wanshinze, urimo uraganira iki na musaza wanjye? Kwa musaza wanjye yarakuririye ugasoza kwiga, ntabwo biguheza uburenganzira bwo kumwikururaho. Wanyumvishe cyangwa nta matwi ugira? Narumiwe. Ndavuga ati nta kibazo pe. Thompson yaramubajije ati ako se Niko, ubundi ufite ikihe kibazo? Niko yaramubwira ati ehehe, urumva nta kibazo ngomba kugira rero? Ati wawu, ndumva baragutwaye umutima pe. Ese bro, ntabwo ukitekereza mani? Reba umukobwa mwiza haramuzaniye, ufite amafaranga, yarakubonye aragukunda, then wowe uracyarimo uraganira n'inshinzi y'umukobwa. Narabivuze ko umunsi kundwa yinjira mu buzima bwacu yarabwangije. Kundwa, uri muntu cy'ubundi, ushinzwe iki ku buryo ubuza musaza wanjye gutereta umukobwa mwiza nk'uriya ariko kwirukankaho? Namusubije ati Niko, njye nta kibazo na kimwe mfite pe, cyane ko brother wawe ari nk'umusaza wanjye kandi ni nk'umubyeyi wanjye. Wibitwara nabi rero ntago antereta. Nicole ati
ntago agutereta? Ibyo uvuze si bihagazeho kuko ntago agutereta cyangwa uri kubyitwaza? Naramusubije ati musaza wawe ntabwo antereta, gusa niba wari umuzaniye girlfriend mushyashya nta kibazo, niyinjire baganire njye nari njye n'ubundi. Nikora ati hanyuma se muko wari ugiye? Urakuze, umaze kubyibuha, buri kimwe cyose kimaze kuba cyiza, urumva ushaka kugenda noneho? Ntabwo wava hano. Nawe waje ati se kandi impamvu ikiri butume navanga? Niko rero ansubije ati shuwa, wagize amahirwe washoje segonderi uhita ubona akazi. So rero icyo nicyo gihe ngo niba ukorera 200,000 ugomba kuzajya ukoresha 15,000 bya buri kwezi. Ngiye kwicara nkuri toto y'amafaranga yose twagutakajeho, uzava hano ari uko umaze kuyishyura. Tumusoni yaramubwiye ati niko rekeraho, ibyo birahagije, ntabwo ari wowe wamwishyuriye. Nikora ati ariko wamwishyuraga mu mitungo ya papa no mu mitungo ya mama? Sinibaza impamvu rero uri kumva ko atakwishyura. Tumusoni ati ariko si umukobwa ni gatike, ndi kukubwira ngo ibyo wavuze birahagije, rekeraho. Nikora ati ariko bro, ubundi uri muzima? Reba Nikita ari hari hanze aragushaka, reba Nikita afite imodoka, iwabo imitungo yabo bose banditseho, niwe yanditseho, nawe uri aho ngaho ngo muri kumwe na Kundwa, ngo muri kuganira ngo Kundwa ngo agiye kugenda. Kundwa ntaho ujya. Niba wari uzi ko ugiye gutangira ubuzima bwawe, ibyo ngibyo byibagirwe. Ugomba gukora imyaka 5 uri kutwishyura. Kundwa ati niko nta kibazo. Njye niba utekereza ko kukwishyura ari cyo kintu kizaguhesha amahoro, basi ukareka kunyitwaramo nabi, nabyemeye. Buri kwezi nzajya nguhereza 190. Nta kibazo, njye nzajya nkoresha iryo 10. N'ubundi sinamenyereye kubaho neza, sindi umwana wo mu bakire nk'uko bitekereza, nk'uko bimbwiye. Nizeye ko buri kimwe cyose kizagenda neza hamwe n'Imana yanjye. Nta kindi kintu nakubwira pe, gusa nyine mwarakoze kungirira neza, nuko wabikoze utabishaka ariko byangiriye akamaro. Ubu ngo njye gukora ku kigo nderabuzima, gusa nagusabaga akantu kamwe, basi waretse nkazakwishyura nyuma y'imyaka 3 nkabanza kujya kwiga amashuri yanjye nkayasoza. Nikora ati urumva ukeneye no gukomeza kwiga mu gihe njye nabihagaritse? Tumusoni ati se hanyuma wahagaritse kwiga kubera ko byagenze gute? Si amanota mabi wabonye? Rero reka undi mwana yikomereze yiyegere. Tumusoni ati Kundwa sheri wanjye, Kundwa mukobwa wanjye, urabizi ko ndi nka papa wawe, ibyo nikore byose ari bukubwire ntubyemere. Ndavuze ngo ahubwo mu gitondo urajya ujya kwiga nijoro ukore ku manywa, cyangwa uhitemo ukore nijoro wige ku manywa. Nuko nguko ibintu bigomba kugenda. Komeza amashuri yawe, wigushyizeho umwete, ndetse yewe nzagutera n'inkunga kandi uzagera kure. Nikora ati mbese hagati aho ngaho Nikita uramwirengagije ugiye gukomezanya n'iyi nshinzi? Tumusoni ati yaba inshinzi yaba iki, mfite kumurwanira uko biri kose, kuko nuko utabizi nawe sindanabimubwira, gusa nawe abyumvira aha ngaha. Kundwa ndagukunda, Kundwa yaro. Naribajije ati se mana yanjye, ibi bintu uyu muhungu ari kuvuga nibyo cyangwa barantuburiye? Namubajije ati Thompson, urankunda koko cyangwa ni bya bita abahungu b'iki gihe? Nahise nturika ndarira. We haragira ngo ndikurizwa n'amarira y'urukundo, kumbi nari nibutse ibya Mariko na Jean Paul. Nkamubwira ati Thompson,
ntabwo nakubwiye ubuzima nabayemo, gusa narababaye bihagije kugira ngo mve mu rugo. Umugabo witwa Mariko niwe watumye mva mu rugo nari ncumbitse, ko nari ndyamye nijoro nibwo yaje amfata ku ngufu. Ngize ngo mbibwiye umugore we aranyumva, ahubwo icyo yakoze ni ukumbwira ati wawu kabisa, burya indaya ibyarwa n'indi ndaya. Niko muko ushoboye no kwishinza ku mugabo wanjye se? Agahinda karanyishe Thompson, nabuze ikintu nkora na kimwe. Ubuzima bwaragiye burancanga, buri herezo ry'ubuzima bwanjye. Thompson ati kundwa, humura, nzakubera byose, nzakubera buri kimwe cyose utekereza ko kitabaho, nzakurinda, nzakubyarira abana, nzakubera umuryango wabuze. Nikora ati ndumviza ari drama muri gukina, ntabwo mushobora gusoza ujye kuvugana n'umukobwa nakuzaniye ko ari ugukeneye. Thompson ati hanyuma rero ntawe genda ubwire Nikita ko nahari, niba wumva utabishoboye nta kundi usohoke muri iyi nzu ugende. Nikora ati wawu kabisa, urumva ushaka kundutisha umwana batoraguye, umwana utazi iyo yavutse, ngo ni uko umukunda? Njye ntaho najya. Niba ashaka kwiga nta kibazo, ntagenda yige, namubujije, sinafashe ubwonko bwiwe, ntagenda yige nta kibazo pe, nta kibazo na kimwe njyewe mfite. Thompson ati ngaho ratatuza tuza niko, ubundi kundwa komeza ntibwirire. Kundwa ati nukuri bikimara kumbaho byose nabonaga ko ari ubuzima bugoye, nibwo nafashe iya mbere baranyirukanye njya kuba mu muhanda. Ubwo nabaga mu muhanda ntarashyira ihungabana nari mfite, ubwo navaga mu kiraro naryamagamo nkibona umugabo bwa mbere narirukanse. Thompson ati watinyaga abagabo? Kundwa ntabwo natinyaga abagabo, ahubwo nari mfite umutima ukomeye, numvaga umugabo wese ameze nka Mariko, kandi kuko nabonye bwa nyuma nawe yari imeze nkawe. Thompson ni inkuru ndende, tuzabiganiraho kera, gusa nanjye ndagukunda. Nicole yarumiwe. Thompson ati kundwa nta kibazo ngo ujye kwiyandikisha muri kaminuza, wige neza, uzige uzaba umudogiteri mwiza, kuko nanjye ndi dogiteri mwiza. Nkwifurije kuzaba umuganga uha agaciro abazavura. Kundwa ati murakoze cyane, nanjye ni ukuri ngiye kugenda nige cyane, kandi nkwizeza ko nzatsinda ndetse nkatsinda cyane, nako uzabibona nzakuzanira amanota myiza. Ubwo Nicole yarumiwe, niko kubwira Nikita ati erega byaranze, musaza wanjye yakundanye n'akariya kantu k'imfubyi, ubu nabuze n'ukuntu nzabigenza pe, byaranshanze. Nikita ati se we kudashaka byagenze gute? Nicole ati Niki ntabwo nashaka, ntabwo mbona gutya, mfite nimba mu mutima wanjye. Nikita ati ngaho byagenze gute se? Nicole ati Niki ubwo nari mutoya, nari mfite imyaka mikeya tu, naje kugira ngo urya nterwa inda n'umugabo bitaga John, yari umushiri wanjye. Nikita ati hanyuma nyuma yo kugutera inda byagenze gute? Nicole ati Niki byanteye inda, tugiye nikaga boarding, nikaga mbayo, birangora ntwarira inda mu kigo. John yaranyihakanye pe, yego iwacu twari dukize,
ako kubwira mama ngo ndatwite cyari ikintu gikomeye cyane. Numvaga ko nimbimubwira nshobora kuzasara. Nikita ati hanyuma se umwana ari Nikora ati ndacyakubwira. Ubwo nyine umwana ntabwo nzahana ko namubyaraga, naramufashe mushyira mu gashora mutereka ku muhanda, niko kugenda nimeza neza, ngaruka mbwira iwacu ko nashoje kwiga kandi ntarigeze nsoza. Ati burya natuye umusoni nubwo tubana gutya, hagaze ko ntigeze nsoza kwiga, wazi ko mfite diplome kandi nta diplome mfite pe. Byose byatewe no gutwara inda gutyo kuko nari mfite imyaka 18. Byarangoye bihagije, nuko nyine nakundi nanjye sinzi ngo umwana wanjye abahe, sinzi ngo umwana wanjye bimeze gute, sinzi ngo umwana wanjye mbese ni ibiki. Gusa icyo nzi ni uko namurambitse aho ngaho ku muhanda. Nikita ati yo sha ndumva bigoye pe. Nikora ati biragoye gusa shasheri taha tuzavugana ubutaha. Nikora yinjiye mu nzu ari kurira cyane ndetse we yanababaye. Kundwa yahise agenda aramubaza ati niko ubaye iki? Bazi se nuko nanze kugenda? Nikora ati kundwa nibyo mba nibutse ndetse biba byarambayeho kandi bigoye. Yo biragoye pe. Kundwa ati basi mbabarira niba ari njyewe, ntabwo umusaza wawe nzigera mukunda pe. Nikora ati oya nta kibazo nushaka uzamukunde. None se niba ari wowe yahisemo urinde wo kutamukunda, uzamukunde pe, ndagushyigikiye uzamukunde. Kundwa ati kubera iki se none unyemereye kandi wari wabyanze? Nikora ati kundwa genda wige, uzige nayo ntize. Kuva uyu munsi nkwemereye ko ngiye kukubera umwana mwiza pe, ngiye guhinduka, nta kosa na rimwe uzongera kumbonaho, ngiye kukubera umwana mwiza bikurenge. Kundwa ati urakoze cyane. Niko basi nyemera nawe njye nkwita mama. Nikora ati urakoze mukobwa wanjye. Kundwa yaragiye ariga, asoza amashuri yiwe, asoza kaminuza ndetse basoza na masters, birangira abaye dogiteri. Umunsi umwe ubwo yari ari kwa muganga ari kuvura, nubwo haje umusaza washaje ndetse yewe cyane, arwaye yarembye, afite ikibazo gikomeye cyane. Arangije ahita ahamagara umugabo we ati Thompson, ndabona hano hari umurwayi uje urembye kandi ndabona indwara arwaye ntashobora kuyifasha njyenyine, ese wakihangana basi ukaza ukamfasha? Thompson aramubwira ati yego nuko umugore mwiza, nukuri pe nshimishijwe n'ukuntu uhora burya unyitaho kandi wita no ku barwayi, sinarebe reka nze gufasha. Akiri aho ngaho yagiye kubona hinjiye n'umukecuru, aramubaza ati murakaze neza mukecuru, ahangaha ni mu bitaro byacu byigenga, ese turagufasha ute? Umukecuru ati nitwa Marita. Kundwa ati witwa Marita, iryo zina ndaritinya. Umukecuru ati kubera iki? Ati sha yewe mukecuru ni ibintu birebire, ni birebire pe. Ibyanjye ni umuntu ngo ni Marita ntawabivuga ngo abisobanure, gusa nyine ibyanjye na Marita ni binini, ahubwo mbwira ngo ngufashe iki? Umukecuru ati mwana wa, ahangaha haje umugabo wanjye arwaye arembye cyane, sinzi niba wamubonye. Kundwa ati umugabo wawe namubonye ndetse we namwitayeho, gusa sinabashije kumenya izina ryiwe. Umukecuru ati umugabo wanjye yitwa Mariko. Kundwa atangira kumirwa, ahita avuga ati
Njye sinari nzi ko hari abantu bahuza amazina kandi batavukana pe, batanafite n'aho bahuriye. Gusa nyine nta kibazo, twamwitayeho, twamuhaye first aid, twamuhaye buri kimwe, ntari baraza gukira amere neza. Ubwo baramuvuye ndetse bitewe n'ubukene abo bantu bari bafite, byabaye ngombwa ko babishyurira amafaranga bo ntibishyure. Barangije barataha. Bakimara gutaha, Nikore nawe umutima wakomeje kwanga, niko kubwira Nikita ati ariko Niki, uwajya ahantu narambitse umwana, basi wenda nkabaririza nkumva ko wenda haba hari akanunu kiwe. Nikita ati nta kibazo, ngiye musezeranyije kuguherekeza, ahubwo tugenda. Bafashe imodoka baragenda. Ubwo Nikore na Thompson nabo bari gutegura ibintu by'ubukwe bwabo. Ubukwe bwarabaye. Bukimara kuba, nibwo Nikore nawe yagiye aho ngaho, yashukunye umwana. Akihagera niko kubaririza amubwira ati yewe, umwana wamujugunye hano kera, ati ni ukuri hashize nk'imyaka nka 28, 30 gutyo. Abantu ati dore umukecuru urambye aha ngaha urabita Marita, genda umubaze. Akijya kumubaza niko kumubwira ati niko madamu, niwe wataye umwana? Ati ni ukuri ntabwo yari njyewe, bwari ubuzima bubi nari mbayemo pe, basi mbabarira umbwire niba umwana wanjye yarabayeho. Umukecuru ati rero burya koko indaya ibyara indi ndaya pe, ubu wajugunye umwana urangije urigendera? Ati busa umwana wawe nawe ko yabaye indaya nkawe. Nikora ati oya, mbwira ahantu ari pe, mbwira ahantu ari aho ariho hose njye nzajya kumuzana, kandi ndabizi ko nzamwitaho nkamuhereza ibyo yabuze ari umwana. Umukecuru ati ewe, banyita Marita. Umwana umukecuru yamutoraguye yarapfuye. Akimara gupfa rero ubwo yari afite imyaka 10, niko koza turamurera nk'ukwezi kumwe cyangwa ibyumweru 2 sinibuka. Ubwo nsanga nyine yaryamanye n'umugabo wanjye, ndamwirukana. Iyo yagiye simazi. Nikora ati ndumva ngiye nko gusara, basi hangana umbwiye izina ry'umwana wanjye. Umukecuru ati umwana wawe bari baramwise Kundwa. Nikora ati Kundwa? Ati umwana wawe bari baramwise Kundwa, n'ikimenyimenyi yavutse afite akaregeye. Nikora ati Kundwa? Umukecuru ati siko numva bisubiramo nkaho bizi. Nikora ati mukecuru oya, ntabwo ari Kundwa. Umukecuru ati kandi njye ndi kukubwira ibyo nzi, umwana wawe bari baramwise Kundwa, afite n'akaregeye hano. Nikora ati nta kindi kimenyetso cy'umwana wanjye se ushobora kuba uzi gitandukanye n'icyo ngicyo? Ati yewe, afite n'ikibibi mu mugongo, ariko ubu yarakuze, mubonye nshobora kutamumenya pe. Nikora ati hari umuntu nzi nawe musaza wanjye yatoraguye gutyo, uba mu rugo, ariko ubu yabaye umugore wiwe, yitwa Kundwa. Ese basi waza tukareba ko ari we? Umukecuru ati nta kibazo ngendaza pe, kuko nanjye naramuhemukiye, urumva naramwirukanye pe. Nikore yahise afata Marita amushyira mu modoka, niko kugera mu rugo kwa Thompson. Ati Kundwa ati karame mama mwiza, amakuru se ni meza? Umukecuru akibona Kundwa aramubwira ati muga, ni wowe se? Kundwa ati ni njyewe. Umukecuru ntose kugarutse umugabo yakomeje kurwara? Umukecuru ati hoya, nuko ndi kubona hari nk'ahantu muzi nubwo cyagiye nawe ifite ibibazo nkabyirengagiza. Kundwa ati mukecuru unziheye? Ati se Kundwa, umugabo witwa Marita uramuzi? Umuziho iki? Akimara kumubwira gutyo Kundwa araturika ararira. Ati mukecuru winyibutsa ariko n'ibyo yankoreye, uko
ukuntu yamfashe ku ngufu maze umugore we witwaga Marita mwitiranwa nawe akanyirukana nagera n'imbere abandi nabo bakamfata ku ngufu ari we mugabo witwaga Jean Paul. Ngize amahirwe tumusona umuhungu mwiza utagira uko asa aba arantoraguye angize umugore we. Gusa nyine ubuzima bwose mbayeho mbukesha Marikata narabivuze. Kundwa ni wowe? Marikati akusima mbona wagira ngo uranze. Marikati rega n'igihe Mariko wakwirukanye. Kundwa ati ndavuze ngo 1 2 3 nimusohokera mu rugo n'ibintu wankoreye wowe niwe wa mbere kuza hano mu rugo rwanjye. Marikati rega sinizanye dore nyuko kubyara mu nda none nkuko nabikubwiye mukecuru wawe yaragutoraguye. Ariko Nikore niwe uje arambwira ati nataye umwana ahantu aha nibuka ko uwo mwana ari wowe batoraguye witwaga Kundwa. Nikore ati Kundwa babarira nakubereye umuntu mubi ntazi ko ndi kwenga umwana nibyariye mu nda. Tumusona atariko ibintu biri kubangange simbisobanukiwe. Umugore wanjye ubundi ko numva muri kumukinisha filime byagenze gute? Nikore ati bro wanjye ibyanjye na Kundwa ni birebire gusa utandeba gutya ubu Kundwa n'umwana wanjye pe ahubwo sinzi ukuntu umwana azabyara azakwita mu yombi akakwita na se. Tumusona ati ibyo ntacyo bitwaye. Kundwa ati mumbabarire mwese muva ahangaha muri abagome nta mutima na muke mugira. Tumusona ati sheri inzozi zawe wari ufite zo kuzaba umuntu ukomeye wazigezeho sinzi impamvu utababarira. Bababarire kuko burya nabo ntabwo bari ni Sekibero watashye imitima yabo. Kundwa ati ngaho nta kibazo ndabababariye mubwirire na Mari kuko namubabariye ndetse we na Jean Paul muzamubwire nawe ko namubabariye. Hanyuma sheri ndagira ngo donge tuve muri iki gihugu tugende kuko sinashobora kubaho ndi kubona mama wambyaye akanjugunya ari we nzita ari we umwana wanjye azita shangazi ntabwo bishoboka.